Gasikiri ubwo rero uri gusinzirira ku miryango y'abakire wumva imihumuro ko bakarangura inyama n'amafiriti umva nizere ko wijuse none se kubona ko turi abakene nta kintu kimwe tuba dufite nyine mbona no kuva gukora kuri ako gahumuro ngo ndebe ko hari n'ikintu bamereza ubu urabona ntavuye gupagasa ntubona ko mfite imiceri uyu muceri turawurya ukwezi kose uri kumva neza twongeye kubasuza inshuti bakunzi ba The Family Focus TV turabashimira cyane ko mukomeje kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi tunabasaba gukomeza kubisangiza abandi bantu abo muzi kugira ngo bitere imbere kandi bigere henshi hatandukanye uyu munsi rero nanone twabazaniye umutumirwa icyamamare twatangira atwibwira amazina yanjye ni Irakoze Bonheur ariko iryo wanzeho cyane ni Gasikiri Gasikiri kubera iki yari Gasikiri nyine kubera ko nyine ndi n'umwana none se Gasikiri ubundi ibyo bintu bya Gasikiri n'indi yabikwise byavuye hehe byaje bite nyine hari cano twari tugiye gukiniraho bari bafite irindi zina none bari bashaka gushaka irindi zina twebwe tubunguraho igitekerezo cy'izina rya Gasikiri babona ko nta n'undi baryita harari inyita ngo bayicyamamare aya ese Gasikiri ikora iki nyina comedy ndetse na ndiga wiga hehe wiga ibiki wiga mu wakangahe ngaho nyine tubwire nk'umuntu usobanure neza ngiye niga ku kigo cyitwa Itetero Christian School nkaba niga mu mwaka wa 4 ntiga amasomo yose mwaka wa 4 muri primaire none se Gasikiri wumva no kura uzabiki uzakora iki uzaba mu ntoki ibyo ntabwo ndabitekerezaho cyane kuko n'ubundi mbabona gukina comedy nzabikomeza nkaba umuntu ukomeye cyangwa nkazaba umunyabusiness okay ibintu bya comedy se bitangiye ryari byaje bite kugira ngo ubone kuzi gukina comedy hashize imyaka 2 ariko kubona ko nzi ntabasha gukina comedy byo nabitangiye kera nyigitangira ishuri uko n'ubundi abana ku ishuri murabizi dukunda gukina utuntu tw'utukinamico niho nabonye ko ibintu byo gukina comedy niyaminiye cyane ndabona wowe na mama wawe mwambaye imipira yanditseho Ikirezi Creative News ibyo bintu by'Ikirezi ko mwambaye imipira isa byo ni biki mama yenda niwe watubwira wenda je natangira mbibwira nitwa Mukasine Janvier nkabanzwe ku mazina mama Gasikiri akurumva babimenye vuba abenshi babonaga dukinana ntago bari bazi ko ari je mama we ndi mama Gasikiri Ikirezi rero ni izina nkuko wenda twabaga muri Gasikiri comedy kuko umwana wacu yitwaga Gasikiri tukayitira Gasikiri comedy ariko rero tuvugana Ikirezi nyine ni Ikirezi twabonye ko ari izina twakita channel yitwa Ikirezi TV. Okay, none se ko hari abandi bantu tuye tubona bitwa Gasikiri ku ma social media atandukanye nabo mufiteho muhuriye cyangwa kuva tukimara kuva muri Gasikiri comedy urumva main actor wayo yaramaze kuyivamo bitewe n'impamvu runaka twagiye dusobanura ku macano menshi atandukanye ndumva babizi noneho urumva babuze main actor barangije bahita bapirata izina Gasikiri bakajya bita abandi ngo ni ba Gasikiri hari nabo twabonye badukanye ngo ni ba Miss Gasikiri ariko Gasikiri nyirizina original twakita ngo ni original bazi ko ari ku Kirezi TV cyangwa se wenda akabari kuri Smart Guys mwakoze. Okay, none se Gasikiri kugira ngo ukine comedy hari ahantu bikomora hari umuntu mu muryango wawe wumva wavuze iti uyu muntu ashobora kuba nawe yarasetsa gukuntu nkabari ho bikomora ubona hari ahantu biva Yimana ni mama kabisa nawundi baba baragusetsa cyane azi gukina comedy anakiga kinagira ibyo kinamico gutyo mbona bizi cyane ararenze aratwika none se Gasikiri ibi bintu kubifatanya no kwiga ubona bigenda abavyeyi bawe ntago na mama yenda nubwo mukinana ntago ubona gushiraho igitsure ngo bivemo wanze wige
ubona kubifatanya n'ishuri ntacyo bitwaye? ntundi urabizi abana bose ntabwo igihe cyose ariko baba bari kwiga. nk'uyu munsi muri weekend ku cyumweru ntabwo nagiye ku ishuri, wa mwanya mba nagiye ku ishuri, wa mwanya nyine wo gukina niko nabyita, mba nagiye muri komedi. Okay. Hanyuma si urimo gukinana na mama wawe, na mama wawe ndaza kubimubaza. Iyo akinana n'umuhungu we nawe uri gukina na mama wawe, wumva bimeze bite? Shamba numva binshimishije cyane kuko biba biri kongera urukundo hagati y'umwana na nyina. Mama wawe wumva bimeze bite? Mba numva ari byiza pe, umwana wanjye ari kugera ikirenge mu cyanjye naho naba ntakiriho yakibeshaho no kwihangira imirimo. Okay. None se Gasiki, hari komedi nabonye wakinnye mama wawe ari Slay Queen. None mu byarangiye bite, abandi bantu ku ruhande babivuzeho iki? Nta commentaire ujye ubona zitandukanye kuri biriya bintu? Nyine abenshi baba bazi ko tuba turi kwigisha, n'ababyeyi bameze nka gutyo batajya babonera umwanya abana babo nabo bisubireho. Mama wewe kubona gukina uri Slay Queen kandi ubundi ndabona uri umubyeyi wiyubashye, ufite abana ubarera neza, ariko ugenda ugafata umwanzuro wo gukina uri Slay Queen ukabikina noneho n'umuhungu wawe. Buriya nta commentaire mbi wabonye? Oya, twebwe ubundi channel yacu Ikirezi TV akenshi dushyiraho ibintu by'inama by'inyigisho. Hari abamama rero bagenzi bacu baba bumva ko wenda ko kuba bibana nkanjye, wenda murabizi neza ku macana atandukanye yatuvuga ko papa w'abana yabantanye bakiri bato, ariko ntago byahise bimpa avantage yo guhita mba umusire Queen. Aho njya mbona ababyeyi bamwe bibana basiga abana, ugasanga bamwe bagiye kwicuruza, nako mu mvugo zigezweho ngo ni gukura abagabo. Murabona ko akenshi nakinnye ndi umbwira umwana ko njya gukura, iyo ntakuye umwana abwirirwa. None umwana nawe aza kumenyera wa muco w'uko mama barya ari uko mama avuye gukura, nawe ikintu bita gukura abagabo umwana kimujyamo. Noneho umunsi umwe ntagiye gukura, none ko umwana yigeze kuvuga ngo kuki utagiye gukura bya bigabo byawe. Ubwo numva isani ziba ziranyishe. Noneho mitanereka abandi babyeyi ko ikintu cyitwa kujya gukura cyangwa kujya mu buraya atari cyiza, gituma n'umwana akenshi mu mutwe bituma byangiza ejo hazaza h'umwana. Ese mama Gasiki, urabona uri umubyeyi wiyubashye nk'uko twakomeje kubivuga, abandi babyeyi biba mama cyane cyane bagufata gute? Ntibagufata nk'umuntu wararutse wagiye mu bintu, babona bagufata gute? Urumva nk'ababyeyi cyane cyane bajijutse niko navuga, babasirimu. Urugero barufatira kuri uriya mukecuru bita mama Nike. Mama Nike urabona ko ari umubyeyi yubashye kandi arinze asazira muri sinema. Noneho hari abandi bitwa bakankwanzi. Se bakankwanzi ntibubatse urugo ntibameze neza. Ubu urumva kubera ko bagenda babona ingero z'abantu wenda bakuru kuri jye, babifata nk'ibisanzwe. Noneho mba numva nta na comment usibye kuvuga ngo muri byamamare murashoboye, twe baduha courage, nta muntu ndumva dusebya keretse abonetse nyuma. Okay. None se Gasiki, wowe ukina comedy sibyo? Izindi filime nazo wazikina? Ubundi bwoko bwa filime butari comedy nabwo wabukina? Byose nabikora kuko hari n'igihe njya nyina n'ejo bundi mperutse no gukina muri Metere Nzovu, ariko muri iki gihe ndi kubona sinzi uko bimeze ibyabo. Ese ubundi Gasiki, comedy zatangiye kukwinjiriza? Ubu ufite agafaranga? Icyo ntabwo mbizi, bimenywa na manager. Reka tubaze manager ubu comedy zatangiye kwinjiza umuntu ushaka Gasiki wabahagaze gute? Iri ni ibanga ryacu. Burya umutungo w'umuntu ntago ujya upfa kuwuvuga kuko murabizi neza hano hanze hari n'abandi twita abajura. Uvuze ngo byinjije cyangwa ntibyinjije, ntago iryo ni ibanga ryacu nkuko ababwiye ngo mubaze manager, nitwe tubizi. Ariko ubu tuvugana ntacyo tubuze, ntacyo twifuza, ntago tukimeze nka mbere nkuko twari tumeze. Ubwo harimo question mark. None se reka mbaza Gasiki, kurabona hari ibindi byamamaruzi bikina comedy cyangwa muri sinema bisanzwe wumva ushaka kuzaba nkabo? Se bundi harabuze? Njya mbabona benshi nk'abo muri Seburikoko, muri City Med gutyo. Wumva wowe ushaka waye icyamamare waba nkande? Seburikoko niwe mbona wabaye icyamamare cyane. Ubona arenze? None se nk'abo ko mu busanzwe mukina comedy ari ibintu mwamaze kugira umwuga, reka mbabaze mubona comedy yatunga umuntu akabaho
ari wo murimo akora ambaze manager. Hagati aho wenda ikibazo tubajije kirakomeye. Ikintu cyose ujya kugicuruza bitewe nuko ubona abakiriya cyangwa n'uburyo witwaye ku isoko. Nkavuga nti ngiye gushinga butike ariko ndayishinga ahantu abakiriya bazajya baza kugura. Ubwo rero nkaba mboneyeho kubabwira ngo kugira ngo bizadutunge, abafana bacu bajya bakora subscribe, buriya bayikora bagakora like bagakora comment na share, buriya nibyo bintu byadutunga. Babikore ku Kirezi TV cyangwa se wenda bajye kuri The Family Focus, bajyaho kuri The Family Focus, noneho ubwo bakoreho aho hantu. Rero wenda uko ari habiri nkuko wenda turi kubazwa n'umunyamakuru waho, byadutunga. N'izi saha baramutse bakomeje kurebaho, ejo cyangwa ejo bundi wenda najya kumva nkumva wa muceri ndawubonye cyangwa umugati, urumva twe tugizwe n'aba followers bacu, nibo batugize. Ese ubundi nk'abantu babigize umwuga, ubu ntimufite akantu mwadukiniraho kugira ngo abantu bongere babone muri kwa gukina kwanyu, mugaragare nyine mukina, mutwereka akantu twereke n'abakunzi banyu bakomeze babashakishe. Hari akantu numva twabereka wenda kagaragaza nko kubona umwana akenshi ajya gushukura mu rugo rw'abakire, ugasanga nk'umwana aturanye n'abantu bakize wakennye, nk'ibi byacu nyine. Nabona ko twe duturanye n'abakire Gasikire ugasanga agiye gushukura ku ngo z'abakire. Sinzi rero twenda twatangira tukabakiniraho, nubwo ntafite isuka na twadutenge twanjye njya nambara mvuye mu murima, ariko ubwo dusipoze ko yari isuka nashyize ku rutugu. Gasikiri ubwo rero uri gusinzirira ku miryango y'abakire wumva imihumuro ko bakarangura unyama n'amafiriti, umva nizere ko wijuse. none se kubona ko turi abakene nta kintu na kimwe tuba dufite, nyine mba naje no kuva gukora kuri ako gahumuro ngo ndebe ko hari n'ikintu bampereza. Ubu urabona navuye gupagasa, ntubona ko mfite imiceri? Uyu muceri turawurya ukwezi kose, uri kumva neza? Iyo mama baguze umuceri, noneho nizere ko turi buze kugurisha nk'ikiro, muri natwe tukarya inyama n'amafiriti tukanezerwa, tukareba ko bari hari ikintu baturusha. Murakoze cyane. Ndabona muzi gukina, ibintu byanyu birasekeje kandi n'impano nziza. None se ubundi rinde ubandikira mukinira he byose nyine mudusobanurira ukuntu umunsi wa comedy biba bifashe. Umunsi wa comedy turawutegura kubera ko kugira ngo bitabangamira Gasikire amasomo ye, kuko n'ubundi n'umwana ubu wa mbere buri gihe tuba twanga kumwicira umwanya we ngo awuhoreho, hahore ku isonga. Noneho rero bategurira akenshi n'igewe cyangwa se hari umusore tujya tubwira iyo tutabonetse, ntago wajya agaragaramo hano ariko yitwa Masengesho, ndumva n'umuturanyi mwingeze kumubona, yambaye umupira w'umutuku na kamambiri, ajya adutegurira ariko ntaboneke muri comedy. Iyo ntahari rero urumva agiye nawe cyangwa se wenda tukicara nka timu, sigaye bose narabigishije ukuntu bategura, tukavuga kuri sije runaka, hanyuma iyo sije tuti wenda uyu munsi tuze kuvuga ku baganga batanga serivisi mbi, mushake ibyo turi buvugeho, cyangwa se wenda muvuga ku bana birirwa basinzirira ku miryango y'abantu bagiye gushukura nka Gasikiri. Urumva ibintu byose turicara tukabivuga, ariko akenshi ni ngewe n'uwo musore nababwiye utagaragara hano. Okay, none se Gasiki yongera wigaragaze rero, ukinira abafana bawe akantu gato cyane, ubundi ubereke ko ntaho wagiye, ko impano ikiri yayindi. Akantu ntabakirira ntaka gutanga itangazo kuri coronavirus, harya tugeze mu bikira. Yatangire Tangazo umudugudu w'Ikirezi muramenyeshwa kwambara agapfukamunwa neza, mugakaraba intoki n'amazi meza, dore corona yateye. Mwibuke kandi saa 4 ni saa 4 mugomba kuba mwageze mu rugo. Gasiki urakoze cyane, reka dusoze dusaba ko hari ikintu mwabwira abafana banyu, abakurikira ku ahantu hatandukanye n'uburyo mubonekamo byose, nyine mubwire ikintu muganiriza abafana banyu. Nakoze ikintu cya mbere twakomeza kubibutsa ni ugukomeza gukora subscribe, like na share na comment kugira ngo bakomeze kuduteza imbere, tubashe kubona umuceri cyangwa umugati wa Gasikire agiye ku ishuri. Ikindi nanone twabibutsa, wenda nk'ikinyamakuru kiba cyadusuye nka The Family Focus, bagomba naho gukoraho subscribe, bagakoraho like na comment na share kugira ngo naho twumve koko badukurikiranye
ubutaha imvura igwa neza nisubira aho bazagaruke tumenye ko twakoze umuti. ese iki nta kintu wabwira abafana bawe? ibyo avuze nta kintu nahinduraho, nanjye nabashishikariza gukora subscribe. Murakoze cyane. namwe murakoze.